ku myaka yo kubaho abantu bamaraga ku isi icyo gihe, kandi byongera impfu z'abana. Igitekerezo nanone cyemerwa n'abantu benshi cy'impamvu ubuhinzi bwayobotswe na benshi ni ihindagurika ry'ikirere. Mu myaka ibarirwa mu 17,000 ishize, ahari Espanye uyu munsi hari hameze nk'uko Siberi mu Burusiya hameze uyu munsi. Hari urubura rusa. Ubushyuhe bubarirwa kuri °C ziri munsi ya 0 nibwo bwarangwaga henshi ku isi. Mu bice nk'ibi ngibi by'isi ubuhinzi ntibwashobokaga. Ikirere cyaje guhinduka hagana mu myaka 12,000 ishize, habaho ubushyuhe, igihe cy'ubukonje rusange kirashira. Ibi byorohereza ubuhinzi gushinga imizi. Hari umushakashatsi witwa Peter Richardson wemeza ko ibihe by'ubukonje rusange bikirangira, umubare w'abahinzi wiyongereye hirya no hino ku isi kubera ko ikirere cyari kimeze neza, bitera ibyitwa intergroup competition, guhiganwa hagati y'abari baramenye ubwo buvumbuzi bushya, nk'uko uyu munsi amahanga arimo kumaranira internet ya 5G. Na mbere y'uko abantu batangira guhinga, bari bafite ubumenyi ku buhinzi, ubumenyi runaka, ntabwo ari ubumenyi bwinshi, ariko hari ubumenyi kamere bari bafite ku buhinzi. Niba barajyaga mu gisambu cyangwa se mu ishyamba bakabona ibiti byera imbuto ziryoha cyangwa se imbuto baryaga, bahitagamo kuzikorera ku buryo utazizera imbuto nyinshi. Kuzikorera ni ukuzirinda inyamaswa zazaga kuzona zitarera cyangwa se kuzikiza ibyatsi by'ibyonnyi. Kuri bo guhinga ntabwo cyabaye ikintu gishya cyane. Iyi ni ingingo imwe igaragaza ibyorohereje ubuhinzi gushoboka cyangwa se gushinga imizi. Ingingo ya kabiri ni irebana n'uko bimwe mu bimera ndetse na zimwe mu nyamaswa nazo ubwazo cyangwa se nabyo ibyo bimera byasaga n'ibyiteguye kwibanira n'abantu, byasaga n'ibikeneye gukoronizwa n'abantu. Ntabwo ari inyamaswa zose, nta nubwo ari ibimera byose byari byiteguye kwikundira abantu ngo bajye kubana nabyo. Wigeze wibaza impamvu tutorora impyisi ahubwo tukorora inka n'ihene? Cyangwa se impamvu tudahinga urwiri ahubwo tugahinga ibishyimbo? Hari inyamaswa n'ibimera byakunze kwibanira natwe kandi byemera kutwororokera mu buryo bworoshye. Nk'urugero, mu moko 150 y'inyamaswa z'inyamabere ziri ku isi, abantu twashoboye kororamo amoko 18 yonyine. Dore ingingo twagendeyeho duhitamo amoko y'inyamaswa yo korora. Twarebye izororoka vuba kandi cyane, ni ukuvuga zikura vuba, zibyara vuba kandi mu buryo buhoraho, zishobora kuragirwa cyangwa se gutungwa mu buryo bw'amashyo n'imikumbi, ni ukuvuga zitari za nyamwigendaho. Mu moko 200,000 y'ibimera biri ku isi, 100 yonyine niyo yagaragaje ko ashobora kororwa n'abantu cyangwa se guhingwa. Niyo yagaragaje ko atwikundiye. Nko mu burengerazuba bwa Aziya, mu ntangiro bahingaga amoko 3 y'ibinyampeke. Ni ingano zo mu bwoko bwitwa emere, izitwa einkorn ndetse na barley. Mu magambo make, ingano nibyo bihingwa bya mbere byabayeho ku isi. Nicyo kimera cya mbere abantu batekereje gukura mu ishyamba bakakizana hafi yabo, baragitera bakajya bacyitaho, kirabagaburira. Kuba ahantu ubuhinzi bwatangiriye mu burasirazuba bwo hagati mu bice bya Israel na Palestine, ibiribwa byabo by'ingenzi ari imigati iva mu ngano, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana. Kuba Yezu Kristo n'intumwa ze n'abantu bo mu bihe byabo barakundaga kurya imigati iva mu ngano, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana. Nuko muri kiriya gice cy'isi babagamo ariho ubuhinzi bwatangiriye, kandi igihingwa cya mbere bahinze cyari uburo n'ingano, niba atari bimwe. Mu 2012 abahinzi bo mu isi yose bejeje toni 960 z'ingano mu isi, haburaga gato ngo zibe miliyaridi. Ingano zingana gutya zonyine zari zibitse 20% by'ingufu zose abatuye isi yose bariye mu bindi biribwa twese hamwe twariye mu 2012. Indi ngingo muzatumye ubworozi bw'ibimera n'inyamaswa bushoboka, ni ukuvuga muzatumye bishoboka ko abantu barekeraho gukomeza kwiruka imisozi bahiga ibyo kurya mu ishyamba, ahubwo bakabyizanira hafi yabo. Iyo ngingo ni amahitamo yo kureka ibyitwa nomadisme, cyangwa se aho abantu babagaho bagenda, ahubwo bakicara ahantu hamwe bakubaka utururi bagatura. Ibi bintu byo gutura byatangiye mu myaka 11 ishize. Hari ingingo ebyiri z'ingenzi zoroheje ibi: ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ubwiyongere bw'abaturage. Ihindagurika ry'ikirere ryakunze kuza mu mpinduka zose zaranze imibereho y'abantu, ni naryo rizahindura imibereho dufite uyu munsi. Rishobora kuzaduhitana, hakaza abandi bantu cyangwa ibindi binyabuzima, cyangwa se rikaduteza imbere mu bundi buryo. Muri ibi bihe iyo ikirere cyahindukaga, ubukonje bwinshi bukagabanuka, ahubwo hakaza ubushyuhe buringaniye, ikirere kikamera nk'iki cyacu. Mu bice bimwe na bimwe by'isi ibimera byabaga byinshi kandi bikera imbuto.
aha niho abantu benshi bahitaga berekeza, niho bahitaga bajya kwiturira kubera ko habaga hari ibyo kurya. Ingobyi ya Edeni ivugwa muri Bibiliya bivugwa ko yari iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya hagati y'uruzi rwa Tigre na Euphrate. Abantu bari batuye ahangaha ntabwo bigeze bahinga, ahubwo bari batunzwe n'imbuto n'ibindi bimera byabaga ahangaha. Ibi byatumye ibyo gutura bivamo ubucucike butagira ingano, kubera ko buriya abantu batuye ntabwo bafite imyumvire imwe n'abantu bahora bagenda ku ngingo irebana no kubyara no kororoka. Uyu munsi ubaza impuzandengo ushobora gusanga umubare munini w'imiryango yabyaye abana benshi ariyo mu cyaro. Abo mu cyaro nibo batuye bya nyabyo byo gutura, kubera ko bafite inzu yabo bubatse bakagira ibisambu bahinga binini. Mu mijyi baba mu mazu bakodesha, icyo gihe baba bategetswe gukodesha amazu mato kandi bimuka buri munsi. Mu yandi magambo ntabwo batuye. Muri ibi bihe by'inkundura yo gusezerera kubaho abantu bahora bagenda badatuye, ahubwo bagahitamo gutura ahantu hamwe, mu burasirazuba bw'isi by'umwihariko muri Australia, abaturage bitwa abagunjimara bari mu ba mbere bahisemo guhagarika nomadisme cyangwa se kubaho bagenda, ahubwo bahitamo gutura. Bahitamo ahantu hamwe, bahubaka utururi, babaho ngaho. Gusa mu buryo busa n'ubuvuguruzanya muri iki gice cy'isi, ni ukuvuga muri Australia, kugeza n'uyu munsi hari abaturage batigeze bahagarika ubuhigi ngo bajye guhinga nk'abandi. Aba aborigene ni ubwoko n'ubu ngubu bukibera mu mashyamba, babaho ubuzima nk'ubwo twabagamo mbere y'imyaka 12,000 ishize. Igisobanuro gitangwa kuri iyi ngingo ni uko aba ba aborigene ngo bisanze baba ahantu hari ibyo kurya bihagije mu mashyamba kandi bitabavunnye, ku buryo basanze nta mpamvu n'imwe yo kureka ibyo kurya bihari ngo bajye gushakisha ibyo kurya bivunanye. Ushobora kutaza kubyemera, ariko muri icyo gihe kuri iyi si ahantu hari hari ubucucike bw'abantu benshi hari ahitwa Ayan Malaha, ni hagati ya Libani na Syria na Israel. Hano hari hatuye abantu bari hagati ya 200 na 300, bari benshi cyane icyo gihe. Aka gace washoboraga kukagereranya na Tokyo y'uyu munsi. Aba bantu bose bari bategetswe kubona ibyo kurya batagiye kubihiga mu mashyamba, ahubwo babikuye mu turima duto bari batangiye guhingamo icyo gihe. Iki cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyari ubwiyongere bukabije bw'abaturage, kubera ko abantu birirwaga aho ngaho badakeneye guhora bagenda bajya gushaka ibyo kurya kure. Barabyaye koko. Tekereza uburyo ubuzima bwashoboraga kugora umuryango wabagaho utunzwe no guhiga ufite abana 2 batoya. Mbere yo gutangira gutura, igihe babagaho bagenda, bari bafite uburyo kamere bwo kuboneza urubyaro. Abashakashatsi benshi bemeza ko habagaho ibyitwa infanticide. Byemezwa ko 50% by'impinja z'abakobwa zavukaga icyo gihe zahitaga zicwa n'ababyeyi bazo. Uyu munsi turi miliyaridi 7. Mu 2050 tuzaba turi miliyaridi 10. Twageze ahangaha kubera ko abantu bavumbuye indi soko y'ibiryo. Nk'izindi nyamaswa zose, igihe cyose twabayeho nta kindi cyatubaye mu mutwe usibye kwiruka imisozi dushaka ibyo kurya. Tukimara kubona ko dushobora gukoroniza ubutaka tukabubyaza ibyo dushaka hafi yacu, twabonye umwanya uhagije. Turicara dutekereza ku bindi bintu bidashingiye ku nda gusa. Twibuka ko dushobora no kugaburira amarangamutima yacu. Duhimba indirimbo, imikino, turabyara, turoroka, none dore uko tungana. Guhinga ntabwo byakomeje kuba isoko y'ibitunga imiryango yacu gusa, ahubwo byageze aho bihinduka isoko y'ubukungu n'ubukire. Uyu munsi ntabwo umugabo akibyukira mu murima ajya guhinga kugira ngo agaburire umuryango we gusa, ahubwo benshi baba bashaka kugaburira isi nzima. Mu mwaka w'1900 abahinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari miliyoni 11, bari 14.3% by'abanyamerika bose. Abangaba nibo bahingaga ibitunga miliyoni 76 z'abantu bari batuye Amerika icyo gihe. Uyu munsi 2% by'abanyamerika nibo bahinzi bonyine, ni miliyoni 6,500 bahingira miliyoni 329 z'abanyamerika. Ubufindo bakoresha nta bundi nuko baretse guhingisha isuka, bahingisha imashini. Imashini zihinga ku muvuduko ukubye w'abantu inshuro nyinshi. Mu muryango w'abibumbye hari ishami rishinzwe ubuhinzi ryitwa FAO. Rivuga ko uyu munsi abantu miliyaridi 1 ku isi bakora akazi gafitanye isano n'ubuhinzi. Benshi bari mu bihugu bikennye cyangwa se bikirimo gutera imbere. Ikibazo ni uko hari abahinzi benshi ariho hakennye. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abahinzi ari 2%, ubuhinzi bwinjiza 1% mu musaruro mbumbe w'ibikomoka imbere mu gihugu buri mwaka. Ikindi kimenyetso cy'uko ahari ibyo kurya bihagije, umubare w'abantu wiyongera n'ubukungu bwiyongera.